Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe baturanyi b'u Rwanda mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, muri kano kanya nagira ngo muganire namwe gatoya ku bibazo bibabaje byugarije igihugu cyacu. Hashize iminsi haburiwe irengero umwana w'umuhungu, umwana ukiri mutoya, umwana w'umuhanzi akaba umusizi witwa Bahati Innocent Musa. Uriya mwana ni umwana uri mu kigero cy'abana banyu ba mama, namwe mwaba papa mwe. Ntabwo murimo kubona ko igihugu cyacu kirimo kutumara nk'abana, kirimo kutumara nk'urubyiruko. Iyi videwo nyikoze numva mfite agahinda kenshi cyane kubona igihugu cyica abana, igihugu cyica abana batoya, kikica urubyiruko, kikica abana ejo hazaza. Uriya mwana Bahati ni umwana wita ku bandi bana, wita ku bana bo mu muhanda, ni umwana ufite umutima wa kimuntu, ni umwana ukora ibikorwa by'urukundo, ni umwana ubabajwe n'akaga u Rwanda rurimo. None igihembo ni ukumushimuta. Ntabwo nzi niba akiri muzima, ariko ndagira ngo duhaguruke, duhagarare, turwane kubo twabyaye. Banyarwanda, mureke kubanza kwibaza ngo ese nguriya ngo batwaye, oya, uriya batwaye ashobora kuba umwana wawe ejo. Uriya batwaye ni umwana w'u Rwanda, n'ejo hazaza h'u Rwanda. Biteye agahinda, birababaje kubona umwana ungana nka kuriya ashimutwa, abantu bakicecekera. Nimuhaguruke, muhagarare. Rubyiruko, uyu munsi ni Bahati, ejo ni wowe, cyangwa n'uwo ukunda, cyangwa n'umuvandimwe wawe. Amaraso ya Kizito ntabwo kuko ahagije. Turabirambiwe kubona mutwicira abana mu maso. Umubyeyi wabyaye umwana ukamushyira mu ishuri akakuvuna bikakugora, akarangiza ageze aho umwishimiye, aho muganira mukajya inama, hanyuma agaca abicanyi bakaza bakamutwara bakajya kumubaga. Ntimuzi ibyo barimo kumukorera. Nimuhaguruke, mubyange, mwirwaneho, kuko niba mutabikoze, niba mutirwanyeho, baratumaraho abana. Njyewe mfite agahinda kenshi cyane, njyewe ndababaye. Burya iyo umuntu afite ikintu yakora byonyine, umuntu ashobora wenda no kuvuga ati ejo cyangwa ejo bundi, ariko turimo kurwanya imitegekere mibi. Ariko se bimaze iki igihe tuzaba twamaze gukuraho ubutegetsi bubi, ariko nta rubyiruko tukigira, bararutumazeho? Bizatumarira iki kuzajya mu gihugu kitabamo ba Kizito, igihugu kitarimo ba Bahati, igihugu kitarimo urubyiruko rwacu, igihugu kitarimo abantu b'inyangamugayo, abantu ba Ben Rutabana, igihugu kitarimo ba Niyomugabo, igihugu tutazi. Banyarwandakazi, mwaciye inkoni zamba mukareka gutera inkunga umwicanyi, kubera ko silence yanyu, guceceka kwanyu ni inkunga ikomeye kuri iyi guverinoma. Ariko guhaguruka kwanyu niko gutsinda. Nimuhaguruke, bamama, bakobwa, nimuhaguruke murwane kuri basaza banyu. Nimuhaguruke, mwitinya gupfa kuruta uku ni ukuhe? Gupfa kuruta kwicara ubwacya mu gitondo ukabura umwana ukunda, ukabura inshuti, ukabura umuvandimwe. Nta kintu kiruta gupfa nuku kukwica gutya, nta n'icyo ushobora gukora. Ariko birashoboka. Nimuhaguruke, muhagarare, mwirwaneho. Ntacyo bazabatwara, nta na kimwe. Ubu si Ivona bamutwaye. Nimuhaguruke, tubavugire, tuvuze induru, tubatabarize namwe.
bijye ku mugaragaro. Ikintu babicisha ni silence. Umuntu ucecetse wenyine baramwica kuko nta n'umuzi, ariko iyo uvuze ntabwo bakwica. Rero nimuhaguruke muvuge, dusenge Imana ikomeze turwanirire, kuko shitani bigirimo gukorera mu Rwanda. Abakozi ba shitani barengeje urugero. Ntekereza ko basigaye bakora n'ibyo shitani itabasabye. Ni ukuri, reka ndekeraho kuko ibintu byo mu Rwanda kubivuga bitera umutima mubi, bituma umuntu ashobora no guhindura akavuga nabi. Rero Uwiteka, Imana igira neza, Imana itabara, wigeze gutabara abasogokuruza bakwiyambaje, kandi ntabwo wigeze uhinduka. Watubwiye ko Imana idahinduka, kandi uritangiye ukaba iherezo. Watubwiye ko uri ndiho, turakwizeye uriho. Mwami wacu, twongeye kukwinginga ngo dutabare igihugu cyacu. Ntabwo Satani akurusha imbaraga, ntabwo Satani yatsinze. Mwami Imana, mwimure, umwimurane n'abe bose n'abakozi be bose, ubakure muri iki gihugu, maze wongere wimike ubwami bwawe. Icyubahiro kibi cyawe Data mwiza, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. Que puisse l'homme vivre dans sa dignité et sa loyauté, avec les droits et les devoirs qui sont les siens. Que puissent les dirigeants de tous les États recouvrer la droiture, la franchise et l'impartialité. Que puissent les peuples du monde vivre en harmonie, se distinguant par la cohésion, l'égalité et le respect mutuel, pour que, ensemble, nous puissions construire un monde meilleur.